nakubonye uri kumwe na cya Jess kwiza kandi nzi ko gisabasaba ni cyagusabye. Rega muba mubeshya muba mukoresha umunwa twaravumbuye. Yata dushaka kubomoza daddy. Ni daddy. Mumumoza mu izina rya daddy. Muragenda mugahobya abantu ubwoba mukabatigiza. Ngiye byo mvuga nibyo nkora. Serious? Ubwo rero ugomba kumenya niba waranyemereye umupuri ubwo nyine n'ukubika ahantu samure. Ariko ngo aba Vixen bose nibo wabatsinze ngo muri Vixen award. Ngo narakegukanye. Sasa rero sheri wanje niba wankundaga ukaba wamonye ufite imyaka ingahe? Mfite 20. Ibyana by'imyaka yawe sinzi ariko ntabwo ubona ko ndi umusaza. Mu nshaka kumba muransa gutya. Dore nubona ko ndi umusaza. Ni daddy. Mumumoza mu izina rya daddy. Ndakureba nkakwibwira urankunda ku bicyo wama. Nkuru byemeye nago. Nese abantu bose babasetsa nuko mwabaha. Oya, hari igihe umuntu agusetsa ariko utamukunda. Nkayaka. Yaka. Diazdora uramuzi? Diazdora? Diazdora we ni umukunda. Diaz kora request. Mubomaze Diaz. Yavuga mubomaze Diaz. Ese Dumba kari wowe nshaka kwihera uri kuntangira iki? Ntabwo ndi hafi shunje ntanje ndi kuri. Ariko Diaz akakanya yatakaramo umwana Black nigga yatakara umwana wo kumuhima. Ndombomaza ngo abakobwa bakuru ngo bakunda banyina ngo bakunda base kurusha na banyina. Sinabonye ngo bajya bana babomora se. Reka se bite man. Bro, navuze ko nshaka ibyana urashaka iki? Man, uzi ko wenda kuri IG ko waraduteye irungu nago tubigarukaho. Ariko kuri iriya IG nigeze kugusubirizaho abana ba Bruce Melody papa umbwira ibintu byinshi cyane urabyibuka se? Ngo abana bakoze iki? Ibi bizami byawe ujye utanga wigeze kubimereza ndagukoma urambeshya urigendera. Urashaka ibindi bizamese? Nibya mbere nubwo wabeshye ariko urabizi iki gihe ngo wambajije umugore wa Bruce Melody sibyo? Mbaza ngo abana ba Bruce Melody ngo mbaza ngo Katerina ngo bayishotingiye he sinzi icyo gihe urukundo rurimo na Bruce Melody. Ndumva nje kwishyuza. Urashaka iki? Ndashaka amafaranga yanjye ayicyuze twakubakiye ukayanywamo mitsingi. Yarangahe? Ari amadolari utavuze umubare ni wowe wari uyazi. Uburambeshyira njye amafaranga bagomba kuba afite umubare. Dumba niba nkubeshyira nta kibazo twikomereza tujye mu bindi bibazo ariko Jessica akarabyo ntigahagije shiri wanje. Akarabyo ntigahagije. Ubu uranshaka hiki? Dunawo nkubeshyira akiya mongo. Uransha banza umbwire ubu uzamuta ushaka iki? Kukwishyuza mani. Na fire ufite kandi. Kumwe na cya Jess kwiza kandi nzi ko gisabasaba ni cyagusabye. Ni umuntu mwiza wapi? Rega muba mubeshya muba mukoresha umunwa twaravumbuye. Muragenda mugahobya abantu ubwoba mukabatigiza. Ngiye byo mvuga nibyo nkora. Serious? Bye. Ibyo mvuga nibyo nkora. Ubwo rero ugomba kumenya niba waranyemereye umupuri ubwo nyine n'ukubika ahantu samure. Uzandogesha nari. Ngo zakurogesha? Ubwo uzandogesha. Niko biba bigomba kumenya. Ariko ngo aba Vixen bose nibo wabatsinze ngo muri Vixen award. Ngo narakegukanye. Irihe? Award yanjye kanye. We do. Yenyereke ubone n'icyo ngushiriyeho. Banze mpindure kamera we. Sim. Ariko rero award ya mbere nanone ubonye. Kani ya mbere. Ariko muri kwishuri natwaraga certificate ariko do.
kugenda just ukibera mwiza no muri video. urayifite urayifite Ninde wama award ko urwego ndi hari urwo gutanga award hari urafata hose award nta nimwe wafite like twageze ntabwo ibaze ku myaka 40 akaba nta award ufite muri make wakoreye gusa warafashije warasapotinze ariko ntabwo ufite ikibigaragaza kubera tuza ufite ibyo ngibyo ngiye gushyiraho nuza event ibintu bya award byabagaho ariko ugasanga kubera amashari yo mu Rwanda ntabwo barimo baremera ko ikintu urimo urakora gifasha society like nk'abantu bazitangaga nka The Choice Award n'iki award ntibemeraga ko ikintu gifasha society ugasanga bafashe nk'umu influencer bayihaye nka Aria Cool ugafata bafashe best influencer ngo bahaye Shadibu kandi Shadibu adafite ikintu gifite ikintu gifasha society gifasha society akenshi ni gutyo bigenda sasa rero igihe Dumba ngeze kuri Dumba aho buri muntu wese ashobora kwemera ko Dumba ibintu akora bifasha society bakaba bararangije kubinyamo barangije kwerekana ko batabikoze ubu isoni zirabiki isoni zikabiki isoni zirangije kubintu ko bigenda ariko ubu ngubu nyine bapfa guhumiza akagoheza katagukwiye ariko bakapfa kukaguha wowe ngiye nawe ndayifata nkajya kubashimira nk'abasire y'abantu ntabwo ntoroshe nkakabasigira aho ngaho ushobora kuba uri mu gihugu wigenga ntari bijye bikora oya no mu Rwanda turabikora erega ibi bintu ntabwo ari ukuvuga none se ngiye mu Rwanda bamaye award mu wundi uza bawuteguye nkaza imbere aho ngaho nkahita mbabwiye ati muragara natinze nkayibajugunyira akiranye gutize nta kibazo iyo yawe iri kipe y'amafaranga iyo ngiyo yaba irimo zero yaba nawe wayijugunya iyi ngiyi narayikoboke narayikoboke awadi kandi ubwo ngubwo urimo uranyiyemeraho wari urimo uranyigira Dumba posting abamama wibuke uze kwandika gushyiraho ino head ino caption ivuga gutya sibyo ngo niko batubwiye ngo yego ndaza gupostinga Dumba nimba yararyamye se bari bagiye gukora ibiki noneho ka video uzi ukuntu ka video kawe nakeditinze gasa neza yego narakeditinze gasa neza nkashira muri HD ndavuga aka video kubera gasa neza reka nkabike ndakakohereza ukareba ndavuga ati reka nkabike ngashireho amasaha nyanyayo rero kumwe najya ndyamye dushize amani marushanwa ya Kenya uragenda ariko byo ngiye nakwamiye hara ntabwo nzongera mwanya ndabizi mvumwiryo ndabizi ntabwo tuzashikayo ni ukwikaraga imihanda ikaraga nyine imihanda ni ukwikaraga imihanda bakakubona sibyo ariko nyine ariko n'ubundi Kenya ngiye kwijyanayo ejo bundi uzazibona post ndi ku mazi post nawe ngira ngo ari kumpura urimo urakora akazi uri mu kazi ndakora pe atari ibyo ngibyo by'imipuri ntabwo uratanga umupuru uceho akareka njye nijyana kareka ibuka neza duzwa nta n'inzoga nywa ariko nisubira ninde wansakuriza cyazi umunsi uzumva ngo nanjye mfite inzu wenda nanjye nabyemera uzaba wawutanze wenda ibyo nabyemera kuko ntabwo amafaranga mfite ubu ngubu yagira inzu nayo kwishimamo wenda nkanakemura utubazo mfite ntuzanye umupuru wanyemereye yiwe njye nyina filimi burya ngenda beshya reka na 360 abantu barashaka ngo bakubitire 360 uzi ukuntu nambaye shamba amenyere ko nambara ubusa ngiye nambaye kanye naye kwa ngombereke mu kirahure kimwe ako kuntu nambaye ngiye nambaye ibintu birebire pe batuze ntabwo ngiye ngiye ahantu hiyubashye nambara ibintu birebire kuramo igikoti turn around nanyashingira we bend babonye none unama nuname nje
ngo wambaye neza. kandi ku Gisenyi hitwa hari ahantu bita Sutama unamanako. Sheke. Abantu bagukunze, abantu bagukunda. Ngenda kumva rega nta mutima mubi nigirira. Nta mutima mubi, iyo ugira umutima mubi ni bwana wakwanga. Nagira uvuga ko ngira umutima mubi. Ariyubaha. Ngo Babibonye kuri n'akana keza pe ariyubaha. Nubwo nambara kuriya. Nta muntu njye ngira nagira nabi. Buriya nibyo ku social media bitandukanye nanjye. Reka twarabamenyereye abantu ba social media, mwebwe mutubwire mwiza atandukanye twarabirusha. Serious. Uzi ko abantu bambona hari reba ukuntu banisize ibintu arabere itukura. Njye iminwa y'imikara ariko abantu bamboye ujya ngo matabi, nganywa inzoga. Ariko imurutuma y'iminsi 3. Inshuti y'Imana ni iminsi 3 iti nshite kigendera. Ufite boyfriend? Wapi? Ako nari mufite. Urashaka ryari? Umuheruka ryari? Hacema amezi 8. Uheruka imibonano ryari? Tu. Narayikoze. Fata ko nigeze kuyikora ariko ntabwo byo mvuze. Pucho. Ubeshye. Ngaho mbeshe. Narabikoze. Uyambesha igihe uheruka. Dutuhindureshize twa turi ku bintu byiza byunguka bya award. Wera rero bashaka kumva umuntu bahaye award niba Bankakesha risubundi. Shakira umeze gute? Shaka sheri Mwiza basa gute? Umuhungu mwiza. Urumva? Uzi gukora? Amafaranga yose ayakubokera. Nyine amafaranga yose ngiye kuzaza nkorera ubungubu nkajya nyiyitaho nka nawe saving. Kurya dushwaye navuga ati narabitse nari mfite banki. Twamushakiye hano se ko ashobora kuboneka? Sha abantu ku TikTok barabeshya. Ariko hagati uzi ko nkora live bakamwe nkajya muri supermarket nka shoppinga stock ikuzura. Ukoze live abantu bakagwa gift ukagenda supermarket ukagenda. Oya nanga ari gift njye muri supermarket nkavuga ngo nshaka iki bakoreza kuri code. Abantu Shano kuri live yajya ni mugoroba mu mafaranga. Reka ubu ni sangahe? Ubu ni saa 3 nje saa 7 za nimugoroba nibwo nigiye kuri supermarket bakangurira. Saa 7 za nijoro? Iyo ngoze live abantu banje baza bamama mbanza araba diaspora. Kuko niho ayo masaha bari. Nese wafasha kamoto ukajyaho tukareba. Nkaya kuri supermarket? Wewe. Ubu? Ndiho nawe. Asha abantu ntago barabesha wagerageze tukagenda ukajyayo tukareba. Ni abantu bagera babyemera kuko njye abantu iyo banyemereye ibi. Banyarwanda bari mu dukurikiye. Kucyura ajya kuri fakuvuza ijambo ngo genda. Iryo jambo. Uri kurya mu mutima paka amafaranga zikayakurayo. Banyarwanda agende muramutamu. Ngura amata imigati nagende. Turahari pucuri igenda. Nje ningenda bakabyanga abantu bawe. Nabo nagerayo. Uraza kuyama sibyo? Uraza kungurira. Ndahita nkugura nje. Ngo shiraho banza ushireho namba babanze bashiraho ya moto. So kubaha namba yanjye we. Ndaje mbaye amotari ntari. Ndaje mbaye amotari. Umva ungiye kuya kuri supermarket urumva. Numva chiye kuri Rikasta nakira umungurira John karavuze ngo ujye kuri Safanya Rutarama ngo arakwakira neza. Oya warashaka amafaranga. Oya. Nuye Kicukiro mu Kagarama bungiye kugishaka supermarket. Kagarama izini nyinshi si ushobora nyine ngiye kujya ku muhanda gusa mise mura na Karikasto
oya no mu nzoga wavuze ko utanywa inzoga. umva mpagaze ku muhanda ndi gushaka moto. Umva ufite bikata y'amata kangurire hano ndeke kujya kure. Dumba bwira abantu bawe rero umuntu agure. Ugeze he? Ndi kuri boutique. So kuri boutique ushaka iki? Hari mayonnaise nkeneye kubyibuha. Bamena amata. Zana mayonnaise abiri. Reba ka mayonnaise amaye we kamwe. Basabe ko. Yeah, American. American. Zana kode. Duhe kode kanze nyibahereze muhumure. Amata agura ngahe? Agura 9,500 amata na mayonnaise. Amata na mayonnaise igura ngahe? Enye? Mayonnaise igura ngahe? 6. Ni 12 nshaka ebyiri. Urashaka mayonnaise? Imwe ni 6. Mbaye Dumba. Ni sinyiza aha we komeza kode ni yumbi. Amazina ninde yaje? Akaturebe. Ubonye ngahe? Nta n'umuntu urohereza. 21,500 yashiraho. 21,500. Mushireho niyo ngiyo rwose. 03 Dumba wanjye agapeti. Amafaranga yaje sheri. Ahoreza amazina ninde sinago yaje. Kandi mbana bari kuyishyiraho iyo namba bari kuyigumisha yishyiraho pe. 03 iyo niyo kode. Ngo ni 20 na bingahe? Na kimwe ni 21,500. Aha, nayo baye bayashyizeho n'amagi. Nayo 20 na kimwe ntabwo urayabona utaje gusaba. Reka tubaze tutagiye kuri 20 niba bakahita sari bari seri. 03 given spot agubayishiraho katubaze turebe. Ese mwashyizeho. Bashireho. Imagine ufata moto. Ngahi baze pe yo natagiye kuri kamu kabutike. Twana n'umusha Dumba sinari nabikubwiye ko live y'abantu batatanga amafaranga. Ngiye gushiraho aya magi nangahe? Oya. Magi nangahe twantureba. Ni 6. Angana mayonnaise. Aya magi shiraho aya magi. Okay, uwa magi shiraho 6 turebe. Uwa magi shiraho 6. Nashiraho 2K. Stem mwashyizeho Dumba yashyireho. Dumba yashyireho. Nuvuga ko ngewe ndahita niba wananira ndahita mva live ngende njashireho. Urahita yashiraho. Nicyo kiza no kurangiza live anyway. Yeah. So live ndayivaho ngende nyashireho nite nanigendera. Meka twakohereza gute? Muyashyireho nyine nayo 5K. Twumvisha ka message. Angahe? Twe dukoresha pesa. Ni ya nangahe? Message siniya. Ka message kose kaje noneho. Message aragukanga. Ni iki? Amafaranga ariyo yose arabara yaje. Iyo message ni iki? Katore message ze twamire kanyifatira. Skandira ipibe yumbe. Amafaranga yose azaho bitanaya. Yanditse gute? Abantu bari hanze ngo babahe namba. Namba abantu bari hanze muhe namba avuga guhe namba ya momo. Abantu bari hanze bayashiraho. Namba atari code. Nyine namba bashyira namba ya momo. Numero ya telefone 0788 46 46
kabiri irindwi gatatu aya araje se 0788 46 4 6 3 kabiri 3 2 irindwi gatatu 7 yego nizo ngizo reka nkoreho 0 ntabwo biba byemewe badafunga nose niyo namba nanga ayo aje sizo message ziri kuzana nifate telefone ntaza telefone ya mama ari nisizo message ndi kumva niziki aha ubu niyo ujye kumwe ngo nagariyo nufishe message eshatu zose oya ngo bayashyizeho mani erega n'abantu bari hano mani bakugiriye impuhwe baravuga ati cyangwa abantu bawe nukuri nabatwa twabiki igiceri 20 akone oya shima igiceri 20 none bakatara utabohereje abanimero nabo se ntabwo barashiraho nta numwe abantu baba barabeshya kandi nabikubwiye cyazo ufite abantu bagira amagambo gusa oya baraje nabonye amafaranga hari bari kubeshya cyabambwiye nitahire mbe muri boutique ugereka kurakara none se reko reba ukuntu ngono nayibaza iyo mfata moto baramugana bayidumu mana iburangure ukabangati yose Pucyo goreka nahe nakundi banze Dumba byishyanye nahe nyine njye urabona ndi butaye nsubiyaho fata ideni byishuri fata ideni byishuri gusa ndaba live jya mu bishanga cyangwa uraza kuyashyiraho ndaza kuyashyiraho ndayagushiriraho nonese umpamagare ndayagushiriraho nindangiza live ngo uhamagare wibwiriza Imana itazaguhana ntabwo nza ndibwiriza basi nese nimero ni yayindi amata nimero ni yayindi nangahe niriya yanyu na ya magi na ya mata na ya mayonnaise nangahe ayo mayonnaise na ya magi na ya mata agiye guteranya nyine bankoreye gusa uwo muhungu maze ikigashino ngo reba mani nohereje 10k Jackson we genda urabeshya bahereye kuri 50 uvuga none ni 27,500 urukumva iki kibwiye ko naba abakobwa gusa ndakiburotse nose umuhungu ngutamo nkande wahagurutse wa kigabo we ni mwebwe mwigize ni mwebwe mutuma musuzuguza ndumva wumvisha ngo ni 27,500 nayo ngayo amacaje yanjye sawa ndahita nimba live muted voice kibazo ngo nyine n'abari buyagire turagira mva muransi sebeshe abantu 500 abantu barabeshya ari mwiza sheri ni ibibazo utari mwiza uwo mucuruzi arabeshya byagenze gute ukuri yagiye kuri nuza abantu baratubeshya ngo baraza ngo agende afate ibintu ashaka muri supermarket agerayo ushobora kwishyura ikintu muri supermarket n'ibihumbi 20 birabaye nari aha nakundi nyine bari inkoze utubabarire nabingiye kurya ya Dumba abakiri banje ntabwo bahari noneho mutapinge basi mudufashe mutapinge rega mushobora no gutapinga nkayabona nkayamuha sibyo mutapinga live yanjye abantu batazatuma umuntu adga wakongeye ugasekaho koko kireze Dumba ngo seka reka namusekera narakaye hano ubu mba narakaye bagusebeje
muyomba kumburanye bansebeje buriya nasebye buriya nasebye nuzo ukuntu nasebye buriya mama mama momo bro momo iri aho ngaho bayiguhe abantu bayanditse abantu bayanditse cyane pe Numa music wasanye ko zonye dikenzo meta ndamukunda kina game abadafite gift tubapige kababayo Puchu wenge na hano ntegereze ngiye gukina game na cya Godfather uriya muntu arakurya Godfather yafashe abantu gutya yego zifata twigeze kuma akazi nkakinira live ho filimi akama amafaranga uko ukoze iki nkarira nakiniye filimi live wakiniye filimi live nikorera ibiciro online gusa urumva byatara online yarangahe nayo mvuze ariko nta mafaranga ndafatika ufite imyaka ingahe ariko Puchu mfite 52 ndakuruta byanze ngo gushaka babwiye ko ufite abana batatu ariko serega mbabwire ko mfite abana batatu uzashaka bwa kangahe be my first subscribe reach the goal Puchu ukumukurikirana kuri urwo rwego manye Puchu rimenya kankunda nukuri kabura bibemereye Puchu we ndabizi ko ubu Jackson uba bwamutayemo from time to time Puchu ubu Jackson we Kigali nukuri wanshakisha ridu Jackson we Kigali ariko se shirura mushakira iki kandi mpari ejo nzishyura inzu none ubwo twakundanye banza wishura inzu turakundana nyuma nawe ndamushaka muri igihe nenda kwishyura inzu udufaranga zitukubera nk'utwatsi we nk'uduhumbi 500 utwatsi kandi Puchu njye ntabwo njya sinshobora njyewe gutanga amafaranga yanjye ku umukobwa tutari bwaryamane karabaye ukikora ibintu ubundi rero tubanza kuryamana ukanandyohereza first of all ukabona kumuha ibiceri nkabona noneho kuvuga ati ibiceri byanjye bigenda nishimye ntabwo ari bya biceri ubwo zundi utanga bingaye ibyo byose wabinkuramo mu gihe wandyohereje ukanyereka ko utandushije ubwenge muri make ukaryamana n'ikigoryi oya pana kuba n'ikigoryi ukanyereka ko like nta nubwo wanshakiye amafaranga nta nubwo it's not about money like it's about waranyikundiye urumva like nyine ngiye nkunda umuntu nkunda tu ngiye nkunda umuntu nkunda nuko ko warangiye kunkunda nanjye ndaguha ibyo mfite byose dore umugabo wanjye mfite n'uyu ukamubereke ku ifoto ibyo biporo byanyu uziko nuza twarasohokanaga mwangira ibyo bintu inde agakobwa kitwa Kariza Queen nukazi banye no kumena amabanga kweli njye ariko njye ibintu byanjye bivugira kuri karubanda Kariza twaramuriye n'ubundi nabyumvise ntabwo ugira kuri uduce twawe ku muntu utariye n'undi babimenye guys ubwo yaramuriye byararangiye ubwo nibyo nagushyigikiye mani usanga igikobwa kiraho urumva kirashaka ngo ubanze ngo gitemo ngo kizagutemo mu nyuma hano amaturu meza kandi umukobwa reka ngwereke umukobwa rero wese urangije kumubona uko uri uw'amafaranga ufite amafaranga ntabwo azapfa gukunza aragukunda ni ukuri kwimana nawe nshakira shirure ko nazamukunda ufite amafaranga umukobwa utanywa itabi anywa inzoga ariko nawe itabi
iyo utangiye kumuspoilinga umuha amafaranga mbere ntabwo ashobora kugukunda, umva ye ntabwo ashobora ukaza bakubwira bite noneho niyo yaba agukunda, noneho bibera biba abakobwa bo babera babi, niyo yaba agukunda mutararyamana ukamuha amafaranga ahita ahindura ibitekerezo bye agatangira kugushyira muri ba bandi agomba gukura amafaranga. Nk'ubu ngubu ukaba unkunda ku cyuri, ushobora kuba unkunda nk'ubu ngubu, ariko utangiye kubona ntangiye kukuhesha amafaranga mu bintu by'ubugoryi, ariko mvuga ngo ndumva ngo nk'ubu abantu nkunda, ushobora kuba unkunda nk'ubu ngubu ariko ntangiye kukuhesha hanyuma papa nsa na papa wanjye none ayandi mazina witwa gute nako nunyereza amafaranga ndabibona. Numva nawe uri papa wanjye? Ntabwo ndi papa wawe. Wowe ndi papa wawe? Numva urabona tudasa? Urabona dusa? Seka turebe. Papa we nawe uzi? Seka turebe. Papa we nawe uzi shashu? Ariko ukundi uracukumbura ushaka kubaza utubazo. Ariko we cyabana narabavumbuye ntabwo uzapfa umenye life yanjye. Ntabwo uzapfa umenye life yawe? Nta muntu uzayimenya, no abantu barabaza we. Oya ariko ntushobora kuba, ariko bijyanye n'ukuntu umeze ko ushaka amazina, nshobora kuba papa washobora byumvika ikintu bivuze bivuga ati ushobora kuba papa we nawe umuzi neza urimo uragumushakisha, nshobora kuba ari njye. Sana papa wanjye. Ufite imyaka ingahe? Kandi avuye ko mfite 52 se bite? Namwe njya nibagirwa imyaka mba navuze rero. Iyo ntabwo ari iyo, vuga iya nyayo, ya nyayo. Ntabwo njya mvuga imyaka yanjye nazanga gukora. Se ubona nari mutoya n'abashaka kubyibuha. Tucuri ntabwo uri imyaka 23. Nje ndi mutoya yose ni myinshi. Kareka mbabarira. Se winkuza se bite? Mbabarira. Yakuza nani ndanga nako nari ndanga muntu mfite. Ubwo ni 25. 25 bakumenye. Mureba kana ariko kakimeze, mureba umwana ariko reba. Ucuri nakabebe tinya ubukobwa butoya gutya kanze kunanu kanze kubyibuha. Ndakabeberate no bageze 31. Kagomayo gafite 25 n'iki n'iki. Nje ntabwo uko ngana byabyara umwana uri 25. No. Wapi ntabwo ariyo mfite se kuki mushaka kuza n'umwana ufite 20, n'umwana ufite 20 ntabwo namubyara. Kandi deja mfite umwana ufite 16 kandi namubyaye mfite 22. Ubwo turangana uwo mwana wawe. Asanga hari nundi 16. Wereka nkubwire wowe nk'ubu ngubu ushobora gusanga kuva warakwije igihe wakwije 16 n'ubu ngubu ushobora kuba ufite body count zigiye kuri 30. Niki icyo kintu? Body count abahungu uraje kuryamana nabo. Abahungu muraba maje kuryamana nabo? Aho wakwirije imyaka 16 n'imyaka ufite ubu ngubu, imyaka irimo hagati aho ngaho ushobora kuba urangije kuryamana n'abahungu 30. Ndarengana. Yego mfite ukuri aba bana baba bararyanye, abana b'Abanyakigali baba bararyanye. Uyu muntu wamumaye maso uri kuduha gift wamumaye mo pasedo nimba muziranye kubera uburoza gusa. Nyine gutanga uturoza ariko ubu buroza nibwo bugukanze. Nta mutima mubi. Coach Agustin wambabari ukagenda kwa Pucuri ubu twebwe ko turi singo Gatema impamvu uri singo ni ukubera TikTok. Ntabwo ushobora kurara kuri TikTok ukayigemera ukayisimbukiraho ukayigireje ukaba moderator wa accounts nk'15 ukura abantu bashyiraho ngo uvuge ngo uzabona umugabo, uwo mugabo azamukura he?